ubwo twazanye turi abahungu n'akobwa, nazanye n'agakobwa ngo kaze kubigisha cyane. Nyemerere mugasuhuze rwose. Ndabashimisha ko mubikoze mushishikaye n'ababishoboye n'amaboko yombi. Musuhuze rwose uyu mukobwa twazanye. Atwigishe neza, ariko atwigishe kubaha imibiri yacu, ntugatume bagukorakora uko babonye. Muranyumvise? Ntabwo muri kukabona? Nimwibone kandi ntimukibone. Nimwirebereho, ntihakagire ugukorakora ataragukoshye. Kandi nongereho ko wa mubiri wawe ugomba kuwubahisha ukaba muzima rwose. Iyo bitagenze bityo, umukobwa w'umupfu bakora ahangaha, atariko hari naho mwibagiwe disi. Byagera kure, atariko umenye udajijutse, uri umuturage rwose, hari n'ahandi. Koraha hose, nibwo rwose ngushima. Bakobwa, bashiki bacu mutwumva neza, nimwiyubahe, mwubahishe umubiri wanyu. Kandi namwe basore, ibiganza byanyu bihabwa Yezu, ntabwo rwose ari ibyo gushumika umuriro mu majipo ya bashiki banyu. Nimwiyubahe, nongere mbaburire. Nibigenda neza, mukiyubaha, dore uko bizagenda. Abari hafi barabibona kurushaho, ku munsi ukwiye muzafata ururabo nkuru, kandi ntimubure kwambara neza n'agakamba. Ibi ariko bizabe atari umuhango, cyangwa se ngo bibe tureba n'amaso y'abantu bisanzwe, tugira ngo dushingiye umuzima, kandi byararangiye kera, zarabunyweye zarabumaze. Bajene mu nyumva, nimwiyubahishe, nongere mbaburire kimwe na Yeremiya, ngo bamugiriye inama bati nimucyo dutsinde igiti kigitoshye. Mbekira neza nk'umukobwa w'umutima cyangwa umusore. Dutsinde igiti kigitoshye.